bari bazindutse babukereye biteguye amanota 3 gusa n'uyu munsi barakibaza ngo niki kizatuma dukiranuka n'uyu mutoza witwa Darikonovic. Abakunzi ba APR n'ubu ntibazi Imana izabatandukanya na Darikonovic umunyaserbia. Mbega derby yari ibitsa amakuru menshi, mbega derby yari yizewe kwiri butsindwe mu buryo bworoshye, nyamara bikaba bya bindi bivuga ngo n'imirumbire yabiyantenyo. Abakunzi ba APR bari bazindutse ku bwinshi ariko ntibahiriwe n'urugendo. Darikonovic akomeje kubiserere mu mitwe ya benshi nyuma yo kutagira umukinnyi we n'umwe avugaho, yewe n'uwabaye mwiza mu mukino Ruboneka John Bosco yitakiye Muhire Kevin nimero 11 mugongo wa Rayon Sport. Nta soni umukinnyi wa adversaire ukamutaka kandi uri umutoza w'ikipe bahanganye, nyamara ubanza zarahinduye imirishyo. Ibi byose wabyibaza wese ntabwo yaba akoze icyaha, ahubwo byaba byo kwibazaho. Muri Rayon Sport ese ni iki gituma Donacimento Wagner atagera mu Rwanda ngaze gufatanya na Robertinho kungiriza ngo bareke imikino 10 ya champion isigaye bayisunika bagatwara igikombe? Kensi ati niteguye APR kwa 5 none reka nzabe ndeba. Amaze iminsi yikoma imisifurire, buri wese arabizi niki ibi byose bibitse mu minsi iri imbere. Aya ma ekipa arwanira igikombe cya shampiyona asigaje iyi mikino. Uri kuri Naftex TV, ngwino nkuganirire byose, urava hano usobanukiwe neza. Kora subscribe, share, like na comments, ubundi ujye ukomeza kwakira amakuru y'imikino agezweho gatanu ku kandi. Ndi MC Johnny Brian, urakaza neza. Ibitaravuzwe ni byinshi cyane muri derby, ariko kandi ngenejwe no gukaza kuri Naftex TV kugira ngo wumve umerewe neza, wumve umeze nk'uri mu rugo iwabo imikino koko kandi byanyabyo. Ngo ikaze rero ikipe ya PRFC n'ubu ngubu ntabwo ibisigisigi bya derby birarangira, dore ko yari yitezweho kuba iri buza gutsinda Rayon Sport bitewe nuko yahabwaga amahirwe kandi bitewe na forma abakinnyi bari barimo, bitewe n'uburyo ekipe mu by'ukuri yari maze iminsi iri momentum nziza yo gutsinda. Ariko Rayon Sport yihagararaho nk'ikipe nkuru, ikomeza kwihagararaho kugira ngo ibe yashaka amanota yayo, hanyuma yareba ko yagira ikikura kuri ikipe ya Nyamukanagera mu kigo cy'Karasa imitutu, ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe ya APR FC. Ni umukino wabaye kuri cyumweru tariki ya 9 n'uyu munsi turacyawugarukaho kuko ni umukino mu by'ukuri uba warasize amateka yongeye kwiyandika i Kigali. Ariko twagarukaho twagira abakunzi ba APR icyo bari gutekereza mu mitwe yabo gikomeye ni kimwe, nuko bari kwibaza ikintu kizatuma umutoza wabo bakiranuka nawe. Ni umutoza asingiye kinini, asinye imyaka 3 ndetse amaze iminsi agaragaza amagambo asa naho arayo kwishongora, avuga ati gihe niyo banyirukana agenda kuko abizi neza ko bamubarira yiwe akaba yagenda. Hari n'abatangiye gutekereza bati APR nubwo itagira umunyamakuru mugenzi wacu Muramira Regis, numwe mu banyamakuru barambye cyane muri sport hano mu Rwanda nyuma y'imyaka 20 irenga yose ari mu itangazamakuru rya sport, yaravuze ngo APR nubwo itajya ku isoko ryo kugura abakinnyi bashya umwaka utaha, ahubwo igakusanya iyo zora kritomiki yishura Darikonovic, byagira igaruriro kurenza uko bakomeza kubona ikipe yabo Darikonovic akomeza kugenda ayitoba uko ashaka. Ese uri umukunzi wa sport, uri umukunzi wa APR? Ibi ndi kuvuga wowe wabibonye gute? Wabibonye gute niba ukora umukunzi w'umupira w'amaguru? Ni umukino Darikonovic yari yashimye kubanza mu ganyogora ku 11 babanje mu batoza bombi. Darikonovic yabanjemo Ishimwe Pierre Mario ari mu izamu, n'igena Clement umutima defense, na niyo mugabo Claude yakinaga kwandi rw'imoso muri defense, Shimimana Yunusu ndetse na Byiringiro Gilbert Kagege, Ruboneka Jean Bosco na Lamini Ba. Hanyuma yashyizemo Shimimana Ismail Pichu wari waje gukina man to man marking, cyangwa se yaje kumarika Muhire Kevin amukura mu kibuga. Hanyuma Dennis Omedi umugande ndetse na Kim Kiwanuka mugenzi we bazananye muri window mu kwa mbere, ndetse batakirwa n'umusore witwa Watala Jibril Cher
aba n'abasore mu by'ukuri APR izanye muri uyu mwaka muri uku kwa mbere babashije kuyihesha ibitego bitandukanye kandi bakomeje kugaragaza ko atake yabo imeze neza. Ariko icyo kwibaza ni kimwe, bizarangira gute ikipe ko n'ubundi bibona ko iyo umutoza yize neza nta kintu ibasha gukora. Nk'ubu barangiza umukino nta n'umupira n'umugana mu izamu wenda uri hatari cyangwa wadanje bateye. Ibi bizarangira gute? Ni ukubitega amaso rero tukareba uko bizarangira. Gusa mu basimbura mwambabarira yarafitemo Pavel Nzira, yarafitemo Kwito Danlebaka waje no kujya mu kibuga, yarafitemo Mugisha Gilbert, yarafitemo Niyibizi Ramadan waje kujya mu kibuga, yarafitemo umusore witwa Suwanya Aliyun, yarafitemo Dauda Yusufu, abasore amaze gusubira inyuma pe, yarafitemo Madusi ndetse bafitemo Tadiyo Luwanga Engineer na Ndayishimiye Dieudonne Nzotanga. Aba n'abasore mu by'ukuri ikipe ya APR ibifite abakinnyi benshi pe, yewe na staff mwumva ya Dekonovic siwe wenyine, afatanya n'andi bagabo babera bagera kuri 3 bakaba 4. Ni abantu ubona bari courage, bafite courage. Ikipe ya APR ikora imyitozano nk'ishyoronge, hari ubutumburuke bwo hejuru, ariko biranga n'ubundi ukabona abakinnyi barasubira hasi, barasubira inyuma. Kubera iki? Ni ikipe ibaho mu buzima bwa 5 star, ibaho mu buzima nk'ubw'inyenyeri Shandongo, muri za mu bwa buzima bw'ikirenga buhenze, ariko yakomeza kugaragaza umusaruro utari mwiza cyangwa se udashimisha abakunzi bayo. Gusa icyo abantu bakwibaza ni kimwe, Darikonovic kubera iki akomeza kubikora gutya? Hari umuvandimwe wacu yavuze ati ahubwo uyu mutoza ashobora kuba yarataye n'igikapu. Nta kintu kikimurimo pe, ati wajya n'umureyo kabisa. Robertinho yarimo baravuga ko adafite umwungiriza, ariko ashobora kuba ahubwo yungirijwe n'uyu mugabo witwa Darikonovic. Ubwo rero ibyo ngibyo yari yabanjemo abakinnyi 11 nari mbakubwiye n'abagiye basimbura nagiye mbagarukaho. Mu gihe Robertinho udafite n'umusimbura kugeza ubu ngubu, we yari yahisemo kumanura mu kibuga Kadim Ndiaye, Umbolenga Fitina, Hakim Bugingo, Aimable Nsabimana, Youssou Diagne, Richard Ndayishimiye, Dafe Suleimane, Kevin Muhire, Abedi Biramuhire, Iraguha Haji na Rukundo Abdulrahman Paplay. Aba n'abasore mu by'ukuri yari yahisemo kubanza mu kibuga. Afite mu basimburamo Patience Rumogo, Emmanuel Fisto, Roger Adama, Elenga Azizi na Omar Nyingi. Aba n'abasore mu by'ukuri bari kuza gusimbura. Ni umukino rero warangira ubusa ku busa, ndakunda kugarukaho cyane, ariko ikintu abakunzi b'umupira bose bari bishyizemo ko inkuru mbese yabaye ko Rayon Sport yarabashije kwihagararaho ntitsindwe na APR. Ntabwo inkuru yari kuba APR gutsinda Rayon. Ibyo byose bigaragaza iki? Byose bigaragaza ko APR ikomeje kwibazwaho cyane yahuye n'amakipe afite abatoza batakticiye, abatoza bazi gusoma umukino. Ndabyibuka neza ku mukino APR yatsinzwemo na Mukura, ni umutoza La Famille Lofty wafasha APR arayizingazinga neza, arayegeranya, ahindura ikipe iciriritse isanzwe. Ndabyibuka neza. Murabyibuka Chiamazi umutoza wa Gasogi yafasha APR arayibika neza mu mukino w'igikombe cy'amahoro. Umukino ubanza Ramadan yabibye igitego mu minota uko kibiba, yabaciye muri humya batsinda igitego mu minota ya mbere, mu minota wa kabiri giheramo gutyo Gasogi rusha APR performance. Ndetse ntibyarangira gutyo kuko no mu mukino wo kwishyura igikombe cy'amahoro Gasogi rusha APR, ahubwo APR ikaba ari ikina irwana yitabara. Abakunzi bayo bagira ngo nuko batunga intoki, babyibuke neza ko umutoza byageze akayashyiramo bikarangira afite abakinnyi bagera muri 6 n'atari 7 bose baba defenseur, bivuze ko ari makina defend ikipe ya Gasogi. So rero urumva ni ikibazo cyo kwibazaho cyane, ikipe itagira iburi kintu donc itajya igira ikibura mu buryo bw'imibereho, ikipe yemberwa ku gihe, ikipe igira performance, donc uburyo bwo gukurikiranwa neza bw'abakinnyi bwuzuye kandi neza, nta byo cy'umushahara ngo ni ikirarane cyangwa ni prime de match yatinze, oya. Ariko yarangiye ugasanga imira safaringa bingana gutyo ku makipe nk'aya ngaya navuga ngo ari muri middle class. Ni ikibazo gikomeye rero. So icyo kwibazaho nta kindi, ni ikihe gihe kizagera bakabona ko bagiye gukaraba Darikonovic bagatandukana nawe. Byabaye akamaramaza kuri uyu mukino wa derby, bahemba umukinnyi we Ruboneka Jean Bosco, kuko kuri derby buri kipe yakiriye ihemba umukinnyi we witwaye neza. Nyamara mu kiganiro n'abanyamakuru Darikonovic ntacyo bimubwiye, nta n'isoni afite. Ati ndatekereza ko bafite nimero 10 mu mugongo wa ndere wa mbere mu Rwanda. Ntiyanashimira nibura n'abakinnyi b'umusaruro bamuhaye w'inota rimwe. Oya, wivugiye Darikonovic yivugiye Muhire Kevin. Kubera iki? Umukunzi wa APR wese yibaza kuri ibintu. So
igihari ni kimwe nuko APR ifite ubuyobozi buyirebera, ifite abakunzi bambara umwe n'umukara, mbona no gushimira ntanabifuriza ibihe byiza aho bari. Abo bose bakeneye ibyishimo bakura ku ikipe yabo, abayobozi bakeneye ibyishimo bakura ku ikipe bashora amafaranga, abakunzi ba APR bakeneye ibyishimo bakura ku ikipe yabo bafana bayikunze, kandi rwose bigaragaza ko banafite umurindi urenze uwabareba muri iyi minsi. So rero imbogamizi niba umutoza Dajkonovic, tuzareba ukuntu ubuyobozi buzabikemura, kuko iriya ni ikipe ya gisirikare, ntabwo birirwa bajya gusitasita mu bintu bidafite epfo na ruguru. Kandi nguko reka tugeze turebe abakunzi ba APR mutubwire, ese mubona Dajkonovic ari ku rwego rwo kuba kiri muri APR kugeza ubu, nyuma y'amahirwe menshi yagiye abona yo kuba yaca kuri Murera akagenda ayariganywa cyangwa se ayatera inyoni. Murabona ari umutoza ugikwiriye kuba yicaye ku ntebe ya head coach ku ikipe y'Ishyorongi, cyangwa hari igikwiye gukorwa? Mutubwire muri comment zanyu. Reka nikomeza amakuru, gusa icyo wamenya nuko ekipe ya APR n'ubundi bigikomakomeye, kuko iracyafite amakipe akomeye isigaje gukina nayo. Ifite Gasogi kuri wa gatanu, Kakoza Nkuriza Charles umuyobozi wa Gasogi muri no guhita nimukira kuri iyo nkuru, iravuze ngo amazi iminsi yibwa n'abasifuzi ngo babonye igikombe cy'amahoro ku APR bakinnye, cyane cyane umukino wo kwishyura Gasogi igitego bakacyanga, ndetse Kanisi ntiyabaje kwihanukira akiyama ku mugaragaro umusifuzi witwa Isiaka, anasaba imisifurire ko yakosorwa, akavuga ati ubundi APR dutsinda bimerita ko yanadutsinda, nta n'icyaba gitangaje, ariko natwe nibareka dukine, niba turabatsinda dutsinde. Kandi koko nk'umuntu ushora imari mu mupira w'amaguru, nk'umuntu ufite ikipe ye, nk'umuntu uba muri Rwanda Premier League, bakwiye kumva akabaro ka Kenisi n'abandi bayobozi bagenda barira ko amakipe yabo hari igihe ahohoterwa n'abasifuzi yibwa. Yavuze ko hano umusifuzi kumwe bakajya kubyigamba, ntabwo byoroshye. Rero ikipe ya APR isigaje imikino igera mu 10, harimo umukino ubanza izakina ikipe ya Gasogi United, izabagiye yakirwa na Gasogi, bazakina saa moya kwa gatanu, tuzaba duhari nka Naftex TV. Hano umukino bazakinamo na Gorilla, bazakiramo Vision, bakazahita bajya kwa Bugesera mu Nyamata, bagatagaruka mu rugo bakakira Etincelle, nyuma ya Etincelle bakasohoka bakajya kwa Rutsiro, ubwo ni Rubavu. Nyuma y'ubu bagahita bagaruka bakakira imikino 3 ikurikiranye, harimo uwa Marine, uw'Amagaju n'uwa Gorilla. Iyi ni imikino nayo ikomeye. Amagaju turayazi kwa Marse nayo n'umutoza ukanira, kugira ngo umutsinde bisaba izindi imbaraga, cyane cyane iyo amakina amakipe akomeye. Ikipe ya APR igomba kuzitondera imikino cyane niba ishaka kwegera Rayon Sport, cyangwa se kuba yakura Rayon Sport niba nayo itaratakaza, ko neza bifite indi gukina, ikazahita yongera gukina na Gorilla. Twabonye inganya na Rayon Sport, nayo Alenkirasa nawe hatabemo kumuganiriza. N'umukino waba ukomeye ku ikipe ya APR, yaba ifite kwikura imbere kugira ngo yizere gukomeza. Hanyuma ikaba isigaje imikino 2 nayo ikomeye iri tricky. Musanze niba ikiri mu matsa bizaba bigoye, kuko Musanze izaza i Kigali kandi ikunda kugira performance nziza i Kigali, ariko izaba yabanje gusohoka ijya kwa Muhazi United mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Humva ko n'ubundi ziracyapfa bitanihira. Ntabwo APR irizera ko ku mikinire kuri system iri mikinamo yo ishobora gusomwa n'abatoza batakticiye, hagirizera ko ishobora kuzakomeza kwiruka nyuma ya Rayon Sport neza. Ahubwo iyi mikino ishobora kuzajya kurangira harimo ikipe yamaze gusiga indi amanota nk'6 nibura cyangwa 7. Kwa Rayon Sport ifite imikino ikomeye ndaje nyigarukeho, ariko na APR imikino ntabwo yoroheye. Musanze irimo irajya habi, anytime yamanuka, niba iri kujya muri zone mbi rero yo kwitegura kuba itamanuka, iragomba kurwana kugira ngo itajya mu cyiciro cya kabiri. Kurwana byo rero harimo kwihagararaho ntitsindwa n'ikipe yose. So urumva ko rero APR ifite umurimo ikomeye, igomba kuzikiranamo na Musanze. Mu by'ukuri ko Musanze mu gikombe cy'amahoro bari banganije ubusa ku busa. APR itsinda Musanze ibitego 4 ku busa niba ntibeshya ni Kigali. Bategera turebe ko bizagenda, iminsi zatwereka, ariko muri APR nayo makuru mwamumenyemo. Hanyuma mu nkundire nge muri Rayon Sport. Rayon Sport umutoza wa Robertinho mu by'ukuri ntabwo arabona umusimbura we. Wagner do Nascimento yarategerejwe, ntabwo aragera i Kigali, nta wamenye ikintu kiri kubitera, ariko nzi neza ko hakiri umutoza two gusoltinga nyine muri Rayon Sport. Amafaranga aboneka bigoye, nabonetse akaza nyine ari urusorongo, nuko nta kundi. Gusa wamenye nuko abakinnyi ejo bakoze imyitozo, bakoze declassage,
ndetse uyu munsi dushobora kuza kubasura tukamenya uko barimo bitegura kugira ngo tumenye uko bari kwitegura imikino ikurikiraho. Ubwo Robertinho yongeye kugarurwa icyizere n'ubuyobozi bwose, mu by'ukuri nta muntu n'umwe ukimureba ijisho ribi nyuma y'uko yirwanyeho kuri APR akanganya mu by'ukuri bigoranye muri kondisiyo zigoye, ariko akaba ashimirwa cyane ko akomeje kugaragaza ubuhanga bwe. Rayon Sport rero nayo abareyo nimunze mbabwire imikino ikipe yanyu isigaje kugira ngo mwumve aho mugiye guhanganira na Mukeba APR. Mufite umukino muzakina na AS Kigali, izaba mwayakiriye ndetse muzakira Mukura, ikintu ikurikiranye muzakira muhite mwongera musohoka 3, muzasohoka mujye gukina na Marine, kipe mbaya kuri mwebwe. Umukino wa mbere Marine yanganje na Rayon Sport Kigali. Rayon Sport izajyana naho i Rubavu, ni umukino nawo ukomeye. Ikipe ya Marine nayo irimo irwana no kuva muri zone mbi kandi irinda kujyayo. Izatongera ikomeze ijye mu Burasirazuba yakirwe n'ikipe ya Muhazi United, ihite isubira i Rubavu guhangana na Etincelle. Rayon Sport imikino 3 ni mutabaseriye sho kuzasiga mutaye igikombe, mu gihe Mukeba n'abazaba hari uko yiminjiriyemo agafu. Muzahita mugaruka mu rwo mwakire Rutsiro, muhite mwakirwa na Polisi, mwakirwe na Bugesera bikurikiranye. Imikino 2 mwakire Gori Vision ishobora kuzaba yaramaze kumanuka, yaramaze kwiyakira, na Gorira ishobora kuzaba yaramaze kwizera ko wenda ishobora kutamanuka. Gusa nayo ntago byoroshye kuko Gorira ishobora kuzaba umucamanza mwiza muri iki gihe, uko izakirwa mbere y'imikino 2 izabanza yakirwe na APR, hanyuma yakirwe ku mukino wa nyuma na Rayon Sport. Gorira ishobora kuzatanga uzaba umukandida w'igikombe cya shampiyona y'u Rwanda niba bikirijugujugu uko amakipe azaba agikomeza kugenda ahangana. Urumva ko ni ibintu bitoroshye rero. Ikipe Rayon Sport igomba kwitondera ikipe ya Police, ikitondera ikipe ya Marine, ikitondera ikipe ya Mukura Kigali, ikanitondera ikipe ya Muhazi United izajya mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Ubwo sinakwibagirwa Bugesera kuko nayo ntabwo iri ahantu heza kandi izajya i Nyamata. Numva ko byose ni ibintu byo kwitondera rero. Ni amakuru mu by'ukuri abantu tugiye kubona imikino 10, ijuru ni 10 z'imiriro, za zindi kabisa bisaba gukora vute na kuvute, ari match zishyushye kandi zikomeye. No kubitega iminsi tukareba uko bizagenda kugira ngo tumenye ngo ninde uzatwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka, dore ko muri Rwanda Premier League bikomeje kuba agateranzamba mu kipe akomeje gukanirana. Gusa ibi ni byiza ku mukunzi w'umupira w'amaguru, turacyabona aho tuganirira, aho dusesengurira ikintu kiri kujya mbere ari igiki, tukamenya ngo ese birupfira cyangwa biri kugenda bikira gute. Mu gikombe cy'amahoro wamenya ko Rayon Sport izasubira i Huye, ifite imikino 3 yo na Mukura kabisa. Tugiye kureba umunzani uzapima Darikonovic, Robertinho wa Rayon Sport ndetse na La Famille Loft, umwe mu bagabo nabo baba tacticien ku mupira. Tuzareba ese imikino 3 izasiga Mukura yemeje Rayon cyangwa izemeza Mukura. Tuzaba tubireba, reka tubitega amaso tuzareba uko bizagenda. Hanyuma undi mukino urumva utegereje cyane n'uwa APR izakinamo na Gasogi saa moya kuwa 5. Kenisi yakaniye bidasanzwe, ariko na APR ntiryamye, abakunzi bayo ntibahangayike. Katubitega amaso turebe uko bizagenda. Hagati aho abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi bayobowe na Fore Nganye nubwo yamaze kuvunika, yagize ikibazo, ntabwo azagaruka muri iyi sezo. Afite ibitego 13 mu mikino 14. Urumva ko n'umusore kabisa wamaze kugenda asiga bagenzi be cyane, abasiga ku rwego rushimishije. Yakurikiwe n'uwitwa Omar Aba wa Bugesera ndetse Hussein Serafe afite ibitego 9. Nuwamagaju. Hanyuma Habimana Yves wa Rutsiro afite ibitego 8, 6 bifitwe n'abakinnyi 4 barimo Boateng Mensa ya Mukura, Nizeyimana Mbaraka wa Marine ndetse na Usabimana Olivier wa Marine na Bigirimana Bede wa Polisi. Nabo basore bagiye bagenda bakurikirana gutyo mu mikino itandukanye no kugenda mu by'ukuri bitwara neza cyane. Gutanga kwa shampiyona ya Rayon Sport amata 43, APR ya 241, 33 afitwe na AS Kigali. Ndumva ibyo nabambabwiye. Twaba turi kumwe kandi nafatanye ko bacu barimo Naftex cyangwa se nawe mudukurikiyeho, ikora branding designing zo kuri rwo hejuru, bakora ibyapa muri 3 dimension, bakata ibyuma n'imbaho, bafite imashini kwa CNC nitwa Metoleza. Abangaba kandi wabona kuri 0782 no kuri social media zabo hose bitwa Naftex. Mwakoze kubana natwe, subscribe, share na comment. Bye bye.